Yesu nashimwe. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira ingaruka mbi za karande. Rimwe na rimwe mwumva karande mukavuga ngo ni amagambo, ntisigaho, ntibishoboka, nta ngaruka zigira. Bamwe ntabwo musobanukiwe neza icyo karande arizo, ariko karande zibaho. Hari ingero nshobora kuguha, uzakore ubushakashatsi uzasanga rimwe na rimwe hari imiryango imwe n'imwe yagize ikibazo cy'ubukene. Icyo kibazo kiguma ku buzima bwabo. Ukurikiye amateka yabo ugasanga umubyara wabyaye se, wabyaye sogokuru we, ugasanga ubuzima bwabo bwose bwari bubi, ari ubuzima bwanze guhinduka. Ugakurikira andi makuru ugasanga hari umuryango, mu guhera kuri ba sogokuruza babo babaye abayobozi, abantu bakomeye, abatware. Wakurikira undi muryango ugasanga ni abantu biyeguriye Imana kuva kera, imiryango yabo ni uko iteye. Ukongera ugakurikira ugasanga indi miryango yabaye abacuruzi, abantu bafite amafaranga. Ejo rero byatumye nibaza, ese koko karande ibaho? Nari ndi kuva ku kazi ndimo ngenda mpura n'umugabo wari mwiza kabisa, yambaye neza, ariko naje guhura nawe ngira agahinda, numva ndababaye cyane, kuko yari ari gukora akazi, umwana muto ari kumubwira ngo have, ngo genda, ngo wowe ngo peti. Ari umuntu w'umusaza ufite imyaka nka 40, umwana akagusuzugura. Bivuga ngo hari imbaraga z'abadayimoni rimwe na rimwe zishobora kuza ku buzima bwacu, zigatuma dukora ibyo tutagakwiye kuba turi gukora mu myaka dufite. Rero nje kubabwira umuti ushobora gukemura icyo bita karande ku buzima bwawe. Reka twifashishe ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12, harimo ijambo rivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Harimo ibintu byinshi. Nuko iyo uri umwana w'Imana uba utandukanye n'imbaraga zidasanzwe z'imyuka mibi. Iyo uri umwana w'Imana uba wakiriye ubuzima bushya, ugahindura amateka y'ahazaza hawe, ugahindura amateka yo kubaho kwawe, ugahindura amateka y'abana bawe. Iyo wakiriye Imana uba wakiriye impano bidasanzwe. Rero Yesu yaje kuza mu isi hari ibintu byinshi bimuzanye, ari nayo mpamvu ukwiye kumenya zimwe mu mpamvu zazanye Yesu kugira ngo aze yemere adupfire. Impamvu ya mbere yaje kuzana Yesu yari ugukiza abantu barushe n'abantu baremerewe kugira ngo abahe kuruhuka. Impamvu ya kabiri yari uguhumura abantu kugira ngo barebe. Impamvu ya gatatu yari ukuzura abapfuye. Ibi rero bigaragaza neza ko nta kintu Yesu adashoboye gukora ku buzima bwawe. Bivuga ko rero nimba ushaka kubaho neza, nimba ushaka kubaho umuntu ukomeye, abana bawe bakazagira itangiriro ryiza ku buzima bwawe, hari ibintu ugomba kureka, hari ibintu ugomba kwakira. Ugomba kwakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe. Hari ibintu twagiye twumva muri Bibiliya, nje kukubwira yuko bishoboka. Wumvishe inkuru y'umugabo witwa Dawidi. Dawidi yaragiraga intama mu ishyamba. Imana imukunze iramuzamura imugira umwami. Ibi bisobanura ibintu byinshi. Mu gihe wizeye Imana ishobora guhindura amateka yo kubaho kwawe, amateka y'ubuzima bwawe. Kandi kwizera Imana ni ibintu byoroshye, ntabwo bigoranye cyane. Ni ukuvuga ngo ndemeye, ndashaka gukizwa, mbabarira.
hari abantu benshi nawe uzi karitsiye bari abakene, bari agasinzi, bari abajura, ariko bakiriye Yesu amateka yabo agenda ahinduka, ubuzima bwabo bugenda buhinduka, bakira amahoro. Hari abantu benshi uzi bagiraga ari ibisare, bagira amahane, bakunda kurwana mu muhanda, ariko uko bakiriye Yesu gatangira kugenda gahinduka. Izi saha yo muhuye mubona bashima Imana, baravuga ngo twakiriye Yesu. Bavuga ngo kwakira Yesu harimo ibintu byinshi. Rero wa mugabo nagabwiye twaje guhura, mbona imyaka afite, mbona agasuzugura agadayimoni barimo bamusuzugura, umwana amwita kadogo. Ndavuga ngo bya bintu birakaze. Nitavuga ngo hari ikintu cya mbere ngomba kubwira abantu bakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online. Ikintu cya mbere ugomba gukunda kandi ugakora nk'itegeko ni ukwihana. Wamara kwihana, kabiri ugakunda akazi uko kaga kameze kose, kaga gasuzuguritse, kaga koroshye, kaga kagoranye, ukagakora, ukagakorana imbaraga zose. Noneho mu gukora, urakora usenga, urakora uririmba, ujya ugenda mu muhanda usenga, nimba uri mu kazi ntabwo uba urimo usenga, n'uba ugiye guhaha nabwo ugenda usenga, ariko ugire kuraje mu bintu byose urimo ukora. Ibi rero bizatuma Imana iguha icyo bita umugisha. Umugisha rero Imana itanga, yiguhaye umugisha ntishobora kongeramo amazi, ntishobora kongeramo umuruho, ntishobora kongeramo umuvumo. Imana mu byo ukora ni ugutanga ibitavangiye. Natwe kera byari byaranze, byaraducanze, ubuzima bwaranze ari amarira, ariko tumajije kwakira Yesu ahindura byinshi, ahindura amateka. Urabona yuko turashima Imana. Bivuga ngo rero ni ukuri mbabarira. Ndagira ngo nimba utarakira Yesu usubiremo aya magambo, avuga ngo Mwami Yesu, ndashaka ko uyu munsi umbabarira ukanshira mu bana bawe. Ayo magambo yasubiremo: Mwami Yesu, ndashaka ko uyu munsi nakira agakiza kawe nkaba umwana wawe. Mbisabye nizeye, byakire nizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwakira Yesu nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma amateka y'ubuzima bwawe, amateka yo kubaho kwawe, amateka yo kwishima kwawe, amateka yo kunezerwa kwawe agena ahazaza, akazaba meza. Murakoze cyane. Hano rero icyo dushinzwe ni ugusengera abantu mu byifuzo bitandukanye, tukavuga imbaraga z'Imana, tukavuga gukora kw'Imana, tukavuga gushobora kw'Imana, kugira ngo byibura twebwe tuzasaze dusa neza, tuzasaze amateka yacu yarahindutse. Kirazira kuba warakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online ugasaza byaranze. Oya, hano harimo ingingo nyinshi zikurengera zishobora gutuma udasaza byaranze. Ni ugukunda akazi, ni ugusenga. Ibyo bintu bibiri byonyine bizagufasha kugera aheza wifuza. Ujye utwandikira utubwire ibyifuzo byawe, tuze tubyereke abantu, tubisengere, tubyereke Imana. Utubwire komenti ibyo twakosora, utubwire ibitekerezo, biremewe cyane cyane kuko muri inshuti zanjye, nanjye nkaba inshuti yanyu. Mujye mudushyigikira, mutubwire aho twakosora, mutubwire aho byapfuye, mutubwire aho byemeye. Mwirekure muvuge, mwirekure muvuge, murabyemerewe. Murakoze rero gukurikirana ikiganiro cyacu. Wabwira n'abandi batarakora subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online, tubahaye ikaze. Murakoze, you are welcome.